twongeye kubasuhuza inshuti b'iri somo mukunda muri benshi, tubibutsa ko iri somo rirebana n'ingeri zose, rirebana n'abanyamaguru, rikarebana n'abantu bashaka gukorera impushya z'agateganyo radio permis provisoire, rikongera rikarebana n'abantu bafite impushya za burundu. Ribigishamo ubumenyi bubarinda ibihano, rikabigishamo uburyo bwo kumenya ibyapa, ukabigishamo uburyo bwo kumenya aho bahagarara, aho bemerewe, ukabigisha bereka aho bemerewe guhagarara mu gihe gitoya, aho utabizi ubona ko ari igihe kinini. Bikongera bikigisha abantu bose bafite ambisiyo yo kuba baba abashoferi b'umwuga. Bigishamo ibijyanye n'ubumenyi bakoresha mu kubona amanota atuma batsinda ikizamini cy'ubushoferi. Ibizamini bibazo mu bushoferi biva muri ibi ngibi nigisha. Bivuga ngo buri wese ufite iyo gahunda yo kuba yazaba umushoferi, kwa akazi k'ubushoferi, akurikiye isomo, ikizamini icyo ari cyo cyose agomba kugitsinda byanze bikunze. Turasubukuye amasomo, mbibutsa ko uwo ari we wese ushaka gukorera nk'uruhushya rw'agateganyo, ibi bihagije kugira ngo arebe video yonyine imwigishe kuva A a Z, kuva ku kibazo cya mbere kugera ku kibazo cya nyuma. Ko hakagombye kubyiga muri karasi, ni nako byose mba ndi kubyigishaho hano. Ntabwo bisaba kuba wowe ugiye ngo usabe kudeplasa ujye kwicara mu ishuri. Uko mba nabitondetse ni nako byigisha online, ni nako byigisha turi kumwe vis-a-vis. Iyo ukurikiye buri kimwe cyose mbaza uko ikibazo kibazwa nuko gisubizwa. Buri wese rero urumva ko yibonamo kuri kategori yose hano. Tugiye guhera ku kibazo, uburyo babaza ikibazo n'uburyo bagisubiza. Uburyo ubaza ikibazo, uburyo uhabwa ibisubizo bitandukanye, ukamenya uburyo bwo guhitamo, bikakorohera kumenya ngo iki kiruta iki ngiki. Reka ntangire ku kibazo cya mbere kivuga ngo twibuke uko mu bihugu hirya no hino bagenda. Habaho uburyo bubiri bwo kugendesha ibinyabiziga ku butaka. Hariho ibihugu bigendera iburyo, ibihugu bikagendera ibumoso. Ibihugu bigendera iburyo, iyo bagiye kunyuranaho, banyuranaho ibumoso mu buryo buri rusange. Ibihugu bigendera ibumoso, iyo bagiye kunyuranaho, banyuranaho iburyo. Kereka iyo bageze mu masangano y'imihanda, aho ukuri imbere atangiye kugana icyerekezo kinyuranye n'icyo baganagaramo, nibwo unyuraho yarari. Tuvuge niba mu Rwanda tugendera iburyo, ukaba ukuri imbere agiye gukatira ibumoso, uramunyuraho iburyo. Ibyo birashoboka tugeze mu masangano cyangwa se mu nkomane. Ibihugu bigendera ibumoso, urumva iyo ukuri imbere atangiye kugana iburyo, umunyuriraho ibumoso. Turebe ku rwego ruri rusange uko ibibazo bibazwa, twirefera ku bihugu cyane cyane bigendera iburyo. N'ibigendera ibumoso nabyo bigahita byumva uko wabikora uramutse ugeze muri iki gihugu. Utangiye ku kibazo cya mbere kivuga ngo kunyuranaho bikorerwa mu kihe gice cy'umuhanda. Kunyuranaho, yo gutanga ibisubizo bitandukanye, tumenye n'uburyo bwo kubihitamo. Igisubizo cya mbere kiragira kiti ibumoso gusa, ubwo ni A. B tukavuga ngo bibera iburyo gusa. C ikavuga ngo bibera ibumoso ariko bishobora no kubera iburyo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubajijwe ikibazo kivuga gutya ngo kunyuranaho bikorwa mu kihe gice cy'umuhanda, ugahabwa ibisubizo bivuga cya mbere kivuga ngo ibumoso gusa, cya kabiri iburyo gusa, cya gatatu ibumoso, hakiyongeraho ngo ariko bishobora no kubera iburyo. Hakazaho n'ikindi gisubizo kivuga ngo nta gisubizo kirimo. Igisubizo cy'ukuri ugomba guhitamo
nicyo kivuga ngo kunyuranaho bibera ibumoso, ariko bishobora no kuba byabera iburyo kuri akayi bidasanzwe, igihe ukuri imbere atangiye kugana ibumoso yasatiriye agusigira wa mwanya iburyo. Okay, twumvise igisubizo cy'ukuri. Nsubiremo ikibazo. Ikibazo kiravuga ngo kunyuranaho bikorwa mu kihe gice cy'umuhanda? Igisubizo cya mbere kiravuga ngo ibumoso gusa, icya kabiri kiravuga ngo iburyo gusa, icya gatatu kiravuga ngo ibumoso ariko bishobora no kubera iburyo. Icyo ni nacyo gisubizo cy'ukuri. Kiba cyumvikanye? Good. Dukomeze. Ikibazo cya kabiri nacyo kivuga nk'uko nguko. Kunyuranaho tubibaza mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere tumaze kubwumvaho hejuru, tubumve n'ubundi buryo bwa kabiri kunyuranaho bibazwa muri makeya. So, ikindi kibazo kiravuga ngo kunyuranaho bikorwa mu kihe gice cy'umuhanda? Hari ibumoso gusa, iyo ni A. B, iburyo gusa. C, ibumoso n'iburyo. D, ibumoso. E, nta gisubizo kiriho. Turimo ikibazo kiravuga ngo kunyuranaho bikorwa mu kihe gice cy'umuhanda? So, A iravuga ngo ibumoso gusa, B iburyo gusa, C ibumoso n'iburyo, D iravuga ngo ibumoso, nta kindi cyongereho. D, E ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri nicyo kivuga ngo kunyuranaho bibera ibumoso, full stop, nta kindi kiyongereho. Kugira ngo twumvise uburyo wabazwa ibyo bibazo bibiri byo kuvuga ngo kunyuranaho bibera ahagana he. Good. Tujye ku kibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kiragira kiti uburemere ntarengwa bunyuzwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti no mu mbaho ntiburenga. Dore ibisubizo. Hari toni 80, iyo ni A. B, toni 8. C, kilograma 800. D, tukaba twahuza ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri, tukazaho na E bwa na izo cy'ukuri kirimo. Subire mu kibazo. Ikibazo kiragira kiti kunyuranaho bikorwa mu kihe gice cy'umuhanda? So igisubizo cya mbere A ibumoso gusa, B A ni toni 80, B kilograma 800, C tukavuga ngo toni 8, D tukavuga ngo A na C nibyo bisubizo noneho. Mu gihe cyagine navuze ngo dushobora guhuza A na B cyangwa tukaba twahuza noneho A na C. So igisubizo cy'ukuri usanga kimwe cy'ukuraho cyari kiri. Dushobora guhuza icy'ukuri n'ikinyoma, ugahitamo cy'ukuraho kiri ugisanze aho kiri muri makeya. Ubwo igisubizo cy'ukuri kivuga ngo uburemere ntarengwa bunyuzwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa se mu mbaho ntiburenga toni 8, nicyo cy'ukuri. Mu bisubizo wahawe uramutse wongewemo igisubizo kivuga ngo uburemere ntarengwa bunyuzwa ku matema akozwe mu ngiga z'ibiti mungana na kilograma 8,000, menya ko izo kilograma 8,000 bingana na toni 8. Kuva muri toni njya muri kilograma iko inshuro 1000. Kirumvikana harimo toni 8 na kilograma 8,000. Ibyo bigomba guhuzwa ugafata aho bihuriye. So byose birimo, ntufata aho bihuriye ugafataho kimwe kiri ubukishe. So nta n'igice ugihabwa guwaho umufataho bya bindi byose biri kugira ngo byorohe muri makeya.
uburyo bwo kumenya ibisubizo byose. Iyo mu bisubizo wahawe harimo aho ibisubizo byinshi bitandukanye bagatanga n'aho bihurira, wowe ugafata kimwe, bari gufata ku ihuriro, iki gihe ubukishe fata aho bya bindi bihurira, nibwo ukoze ikibazo muri makeya. Clear? Good. Twakomeje ku kindi kibazo. Ikindi kibazo tugeze ku kibazo ubwo cya kane. Kiragira kiti imyaka fatizo ku bayobozi b'amatungo ni ingahe? Noneho ko dushaka kategori tujyanye mu matungo gute. So hano bawigishwa uburyo uzagenda mu umuhanda utagendwamo, bakubwira ngo umuhanda ntugendwamo n'ibinyabiziga gusa, ariko n'abayobozi b'amatungo bashobora kuyahanyuza muri wa muhanda cyangwa se muri ya nzira nyabagendwa. So umuntu wazayobora amatungo mu nzira nyabagendwa akamenya uwo umuhaye akazi, ukamenya ngo ndamubwiye ngo nazijyana aha, ntaziyobereza aha ngaha. Imyaka fatizo ku muntu waba ushora ayo matungo mu nzira nyabagendwa ni 12. Imyaka fatizo ku muyobozi w'amatungo ni 12. Amatungo yifashishwa mu buryo butandukanye. Uburyo bwo kuba wayifashisha akurura utunyabiziga dutwaye imizigo yawe, dutwara umoroke dutwaye imizigo mu nzira nyabagendwa biremewe. Mu hirya no hino mu bihugu hose ntabwo ariko biba bihari, ariko uburenganzira bwose buba buhari kuko tuba turi kwiga amategeko mpuzamahanga. Hari ibihugu bikoresha, ibitabikoresha si uko bidashoboka, ahubwo nuko kwiyadabuta kw'abo baturage biba bitari byakabakundira, ariko biremewe muri makeya. Bivuga ngo imyaka fatizo ku bayobozi b'amatungo ni 12. Ikindi kibazo cya gatanu kira kiti imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa. Inyamaswa ni amafarashi, ni amashevale, ni ingamiya. Kuba watangira kwitoreza kugendera ku nyamaswa cyangwa se kuba wazishorera mu muhanda mu nzira nyabagendwa, imyaka mike waba ufite y'ubukure igomba kuba ari 14. Imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa bo ni 14. Abazishoreye nibo bayobozi bazo. So ndumva gutandukanya inyamaswa n'amatungo bibashije kumvikana. Imyaka fatizo ku bayobozi b'amatungo twabonye ko ari 12. Imyaka fatizo ku bayobozi b'inyamaswa ni 14. So amatungo ni inka, ni ihene, ni intama. Iyo amatungo usanga tuzi wayifashisha akurura twara umoroke tujyanye n'imbaraga zatwo mu nzira nyabagendwa. Uzishoreye niwe muyobozi wazo. Imyaka fatizo ku bayobozi b'amatungo ni 12. Inyamaswa n'amafarashi, amashevale, ingamiya, amapunda, byose nabyo byifashishwa mu gutwara imitwaro, imizigo, ku turomoroke, ku tunyabiziga abantu bakora bakaduha amapine, tukabasha kubishorera mu nzira nyabagendwa, nabwo biremewe. Ndumva kuri iri somo ryaba ryumvikanye. Ufite ikibazo, igitekerezo, twabibutsa ko mugomba kuduha komenti kuri channel yacu. Mutubwire uko mubyumva, mutubwire uko mwabyumvise, ikitumvikana mukatubaza. Ibi ndumva ari ingenzi cyane kugira ngo ubone amasomo yose abagenda akurikira. Twakwibutsa ko ushobora gukora subscribe kuri iyi channel, hanyuma igihe wifunguye wari wese akabasha kuba yahita abona andi ma episode atandukanye. Turabashimiye cyane. Ciao ciao.